yafashe utwangushye mu kwa mbere aravuga ati ndagiye. Nuriya nabonye goma ifatwa yifotoza marompo we. Oya. Nundi. Uyu nundi yayoboraga intara. Yamenyekanye cyane igihe havugaga ko hari ikibuga cy'indege niba ari icya Kamina. Hari umusirikare ngo ushobora kuba yigumuye. Ntabwo byibuka umusirikare wari wigumuye uvuga ati nge ndaje. Yaje amusanga muri make. None se wareka kwisangira umuvandimwe wawe ku rugamba ubundi si. Ariko ubu ngubu ari Dubai. Niho yagiye. Ndimo gushakamo ikintu gikomeye kigize inkuru niki. Nuko yaje Christophe Baseyane Nanga uhoze ari guverineri w'intara yaho Uwele. Undi wari guverineri. Ndamwibuka. Bajyaga batanga urugero ngo kandi murabona ngo Nanga ngo yararumbye ngo ndigari kwa cyane. Ariko arahari. Ifoto inkuru niyo. Uyo ngo wagize inkuru. Ko umuntu yari guverineri. Oya iwo ni inkuru. Ndamwibuka mu ifoto. Nanjye naramuvaga mu ngo. Oya ndamwibuka. Yaremeshe. None se ibyo ngibyo mu abantu barahombeye igihugu nabo bwo yaragihombeye nta kundi. Mu kwa mbere rwose ngo nibwo yagiye mu nyeshyamba bahombeye igihugu. Yayoboraga intara yitwa ho Iwere mu burasirazuba bwa Kongo nayo iri mu bice bisa nkaho urenze za Maniema. Ni hafi wa Bananga nyine. Yego. Ni wabo ngira ngo. Uyu n'uyu se? N'uyu nguyu ku ruhande. Kameze nk'umusirikare. Ubundi usiye ntiyari we. Oya ngira ngo ni nk'ibintu hari bambaye ibirori. Oya sha. Mu ndebere ko muri cya gihanga hejuru ntangwe irimo. Ndi mu ndebe. Irimo ingwe. Niba ingwe irimo y'umuziye wayo umusirikare. Reka turebe background iyo. Ngo yitwa Basuyane. Christophe Baseyane Nanga. Yari guverineri ndamwibuka. Yari guverineri. Uyu mugabo rero ngo avuga ko guterwa ubwoba kwe ari nako kwabaye intandaro yo kugishyanga bushingiye kuba avukana Corneille Nanga. Katagumye igoma ngo amurindire umutekano. African Intelligence rero ivuga ko rwagati muri Mutarama bw'uyu mugabo yahunze ahungira muri Dubai muri Leta Zunze z'Abarabu nyuma yo guhabwa uruhushya rwo gusohoka igihugu na Vice Perezida wa Sena Jose Kalala wa Kalala. Nayo barabimuziza. Iki gitangazamakuru kivuga ko ihunga rya Besiane ryatumye Georgette Aloya Mukobe wahoze amwungirije atabwa muri yombi muri uku kwezi. Abamuziza se ko gavana yamutsitse mbere yo kujyanwa i Kinshasa ashinjwa kuba afite aho ahuriye na M23 na AFC. None se buretse gato aba bantu ahantu bari M23 ntiteze no kugerayo muri iyi myaka bari kure pe. Ushobora kwifashisha none ikibazo mfite uburyo uyu nguyu yazeranye na avukana Nanga akaba yamubiriza abaturage. Rero urumva ko kuba bafasha wari umwungirije bahaye impamvu ikomeye ituma yari busobanura impamvu yo guhunga. Gusa mfite indi nkuru. Kagira inkuru. Hariyo yitwa Gisaro wow. Umunyamurenge se? Wa munyamurenge. Uriya nubwo mwabonye yari yajaga kutuza. Ko babyita mu Kinyarwanda. Kuvuga nyine washishikaye. Ari tayari. Agaragaza ukuntu nta kibazo ntacye. Kwa wundi twavuga ko ari umufamiliye yo kwa Ntuzi. Uwungu murebe urya. Ava ku kazi bamuherekeje akinjira mu nzu kuko hanze abakongomani bamwica. Bamukoreye uburenze. Baramurinze kugira ngo abakongomani batamukoraho kuko baramubwira bati bene wanyu nibo baduteza ibibazo. Nawe rero ngo nabandi banyapolitiki bagenzi be baramwataka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi Kongo ntishobora kumurekura kuko imufite nk'isose kugira ngo izimarire ubugari. Kwese yaje Goma nawe. Ajate. Ubwo rero Nanga mwene nyina azamwiyungeho azamugire gavana we kandi karere. Ikinyamakuru ibiro ntaramakuru by'Abongereza yitwa Reuters mbonye umunyamakuru witwa Steve Wemby abyanditse mu masegonda 36 ashize. Igihe simwana aravuga ko rwose abayobozi bakuru babiri bashobora guhurira ngo byari byitezwe ko bagombaga guhurira ambaye ndebere tazi ya nyayo niba yabyanditse gusa amakuru atanze ko bashobora guhurira i Doha muri Qatar. Indi nande byari kanze baza nibaza Perezida w'u Rwanda nyine n'uwa Kongo niko yabyanditse. Iyo nkuru reka iha abantu badashyirayo Twitter byose bisigaye bisaba ibimenyetso. Ni inkuru ya Reuters. Steve Wemby n'undi yandikira Reuters ku busanzwe. Yandikira Reuters mu bisanzwe. Umunyamakuru wa Reuters. N'umukoresponda wayo. Hari inkuru iza. Byose birashoboka. Niba ubonyemo ibintu byitwa Emir Dikatar. Oya kuba yajyamo kuba yajyayo bakabiganiraho biranashoboka. Ndakiseke daherutse yo kuvunyisha uyuka ko nta meza narashira avuye muri Qatar.
tubyise kuvunyisha ntabwo twaba tubivuze tubihengekereje ukundi ariko rwose ikintu kigaragaza ko aba bayobozi batahura ntabwo ari byo kuko abayobozi bagomba guhura hahura abafite ibibazo reka abadafite ibibazo se bahura kubera iki yanditse rero ngo le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont eu mardi des entretiens kavuga se ngo babigiranye en tête à tête sur la médiation de l'émir du Qatar afin d'aborder le conflit dans l'est du Congo ont annoncé les 3 gouvernements Reuters yavuze ko rero nyine bahuye imbona nkubone noneho hataza kugira uvuga ngo twabisobanuye nabi Shadadi ugende ku yindi ndagenda gake uyu munsi haranditse ngo RDC ashyiramo akantu kameze nka feu rouge n'utuntu tubiri ni ikintu kibicana umuriro ni icyapa kigaragaza neza Felix Tshisekedi genda neza perezida ushyiraho na virigire virigire sunayiso c'est excellent le président uvuga ngo le président virigire oya wari wasoma telegaramu barandika bakajya ngo stop akongera ngo stop kandi ukarisoma nyine yego twagiye rero le président Felix Tshisekedi perezida Felix Tshisekedi et son homologue rwandais na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ont eu mardi des entretiens en tête à tête sous la médiation de l'émir du Qatar bagiranye ibiganiro by'imbonankubone kuri wa kabiri cyangwa se si bagiranye bagira uyu munsi ni kwa kangahe ni kuwa kabiri 18 mbanze kari nko kwa gatandatu ushaka komeza burya imyaka se ikiye ariko ngo hari umunsi wagiye mu ntuzi ngo ntibagize intuza ubizuba nkore urabigabira turi muri diplomasi kandi rero museze rero ni ngiye muri weekend niwe kumvira kari kuwa kane twagiye reka turangize iyi nkuru en fait d'aborder les conflits dans l'est du Congo ngo bahujwe nyine ni mu buhuza bwakozwe na Emile wa Katari kugira ngo batangire kugira ibyo baganiraho ku makimbirane mu burasirazuba bwa Congo ont annoncé les 3 gouvernements guverinoma uko ari eshatu zo ngo zabitangaje ariko sizaho u Rwanda bitangaje ubwo no kuvuga ngo ni Katari ni Congo none hari link iriho reka ture kuri nta link iriho ture kuri Reuters ndi kubirebaho ndabona nta biri kugaragara ariko rero n'umunyamakuru wayo ntabwo aza kwibeshya ntabwo byoroshye reka turebe turaza gukomeza kubikurikirana niba hari icyabaye ntabwo twakiriye bikunda bizagera bivugwe n'abandi muri komenti bati ko link nyibonye link ko nyibonye ngiye ndimo kwishaka kuri Reuters urajya muri ntuze ya Afrika urayibona Reuters Afrika hano muri komenti bati na nyina wa Gisaro yarahunze ari i Kigali Kimironko ubwo ngiye link nayibonye anayihaye Yanwari ni amakuru bamenye inkuru yanditse n'abantu babiri yitwa Andrew Mills ndetse na Aaron Ross yagiyeho ku 2:08 ubu turi 2:21 imaze iminota 13 ubwo ikintu gihari ni amakuru bamenye ariko nta muntu wakotinga ni kwa kundi n'amakuru niyo nkuru yizana bayiscrolling umva n'amakuru tuza tubavuga ngo dufite amakuru bayizane tuyisome twasomye link biremewe ubwo niba ari byo ariko sobishidikanye kubera iki ntabwo ariko ndi bubyemeze ko nta rwego na rumwe rubyemeza mu bashinzwe kwemeza hari sinakubwiye ko hari ukureba nka cya kinyamakuru cyo muri Angola cyaravuze ngo AFP hari umuntu wayifatiye akantu arakagira gutya nyine icyo ndimo mvuga iyo ari inkuru yavuzwe n'umuntu utari official mu batanga amakuru ntabwo tureka kuyibwira abantu ariko ntituyemeza nkaho ari 100%. ndashaka amanure hasi kuko mu kanya gato ashobora ibi kwandikwa aba bombi bakumvikana ko bazavuga ko bitabaye nanone bugacya mu gitondo bakaza bakabihakana ubwo se niharamuka haje urwego runaka rubihakana nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda cyangwa umuvugizi wa leta y'u Rwanda umuvugizi wa leta ya Kongo agahakana turasigaye tuvuga ngo leta niyo yavuze ukuri cyangwa turagendera kuri leta turajya kubaza Olivier Nduhungire tumaze mu kabyara kuko byabaye keretse iyo bayishyizeho karimba mvuye mubajije reka tubitware gutyo confirmation ntabwo yabura kuri n'inkuru nziza ni inkuru yaba ari inkuru nziza yaba ari inkuru nziza kandi Katari si ubwa mbere yaba yarifuje guhuza ibihugu urabizi ko muri kwikubitiro cyari kifuzo cya Katari yego hanyuma perezida Tshisekedi agasabota akasa utabijyamo
hanyuma ku ruhande rw'u Rwanda ntabwo u Rwanda rwigeze rudekarara ko rudashaka kuganira na Kongo mu buryo cyangwa ubundi. Ubwo wakwibaza cyane kuri Kongo niba koko Kongo iyo yagiye ivuga ko itazaganira n'u Rwanda n'iki oya biriya byo kuvuga ngo baravuze bazavuga ibyo byo reka twe kubiganiraho kuko impamvu za politiki abantu ba mbere hano twese twamenye batajya bamwara kwivuguruza bidafite icyo bibatwaye n'abanyapolitiki arakubwira ati sinzapfa ngize ntya kuko uyu mugabo ahagaze mu ruhame mu ijwi rye riranguruye ryumvikana mu iringana n'igifaransa yavuze ko atazapfa ahuye na perezida Kagame keretse nibahurira mu ijuru ntabwo byasabye ukwezi bahurira Addis Ababa noneho bamaze no kujya Addis Ababa ntibahurira mu nama isanzwe baza no guhurira mu cyumba banavuga ko bavuyemo bananiwe kumvikana buri umwe avuga ururimi yumva kurusha urundi ibyo rero ni ikikubwira ngo abanyapolitiki ntibamwara kuvuga ngo ntibazahura byo ntabwo wabiganiraho guhura byo rwose ntibatangiye bari mu kwezi kwa buki bimanuka bijya mu cyayi bikamanuka ubu ntibigeze mu isogi hari imboga bajya barya zisharira isogi ubu siho bigeze ariko dushobora ntabwo isharira nk'isogo burya isogo ni isharira isogo nashakaga isogi ntabwo isharira ubu none bari mu kwezi kw'isogi intagarasoryo zirasharira ubwo rero niba ariho bageze mu ntagarasoryo ariko ibintu bisharira ntibikuraho ko mu gitondo bishobora kuba bimeze nk'ubuki bwiza bw'umwimerere bavuga ngo bahakuye muri nyungwe guhura kw'abayobozi n'ibisanzwe ni ngombwa n'ibisanzwe ntabwo twanabiganiyeho nk'aho ari ikibazo gikomeye tuzamenya konteni cyari kirimo turabimenya ibi ngibi uyu wenda umuntu ateye cyane ko aba bantu bandika iyo bakoresheje ijambo aborde urumva ni nko gutangiza umurongo n'inzira zo kujya guhura mbega kuganira no gutangiza bitari mu ntuza ntabwo ari ikintu wavuga ko wenda ari ikintu kigize ngaho ngoko rero twibereye aha ngaha inkuru zikaza dusanga kugenda babigarukaho rwose tubirenge turaza kubigarukaho ntacyo mu gitondo tuza kwa Nduhungirehe na Fande Rwivanga ibyo bararikira kuzakurikira ibyo biganiro byombi bari kumwe se oya buri umwe na musanzi yabo ni ibiganiro byiza cyane reka turebe Loni yaje muri Kongo yari ihari cyangwa niyo mwahuye mu gitondo anashoboka birashoboka ariko dore ikintu kikubwira ko umuntu wari inyeshyamba yabaye umunyamugi dore ahantu babakira nimwongera kumva mbisi inyeshyamba muzamenye ko nkubagana harimo n'ibitabo iyo foto yanyemeje ahantu ni muri office cyane muri hoteli bari bambaye smart gusa wagiye muri Serena se ibira amadirishya yawe usabonye ameze ko afite ziragiriya ubwo shakiye ahandi rero uriya na Bertrand Bisimwa yego ni boss rero ku namba ishati irateye ipasi ari umukunde ku ishati iyo bazana bya bigofero bitemerwa n'amasasu hari habyikize hari bafite ubudahangarwa burenze ibintu birari ikibazo n'umutima uhagaze gusa tuba dufite uramutse ubona abakositime nziza ariko gusa afite ikihe kibazo rega yabwiye umunyamakuru ati genda inanga ibyo bintu by'ubizirikana ati genda inanga ubwo rero bahuye batikize abana bo mu burenganzira bwa ntuze ibikorwa by'ubutabazi ubuyobozi bw'ihuriro AFC bwakira intumwa yihariye yungirije umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bruno Remarquis nabo muri Kongo anasanzwe ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri UN muri Kongo yakiriwe na Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa kuri uyu munsi cyangwa ikintu yamwereka gusa ngo ingingo ntabwo zamenyekanye gusa igishoboka ni uko ngo bakeneye ko ibikorwa by'ubutabazi byakomeza mu bice bigenzurwa na M23 cyane cyane muri iyi mijyi ibiri Goma na Bukavu ahubwo bagiye kumushuka kugira ngo bafungure ikibuga cy'indege ninde warohamye ni ikibuga cy'indege kibabaje amabuye y'agaciro babuze ahantu rego ubutabazi burakera amabuye y'agaciro mu nganda z'Iburayi yabaye make ni batabare rero inganda bitabara abaturage batuye muri iyi ubutabazi ku mpande zombi ubutabazi bw'inganda n'ubutabazi none se yasuye MONUSCO
ngo arebe abasirikare ba Kongo hari umuntu ahubwo nabonye kare w'umukongomani nuko barimo mu ntuza yavuze ati se ingabo za MONUSCO ziri aho ngaho icyo mwaba mwakivuganyeho ndetse hari rwose zikeneye ubutabazi zabaze ibyo zirya izikeneye ubutabazi bwikiza ibiryo bishobora kuzishyirana kandi ari ingabo z'umuryango w'abibumbye yabyihorera iririre bazabibahe iririre ahubwo ikibazo gihari n'ubundi MONUSCO no ku busanzwe ikoresha ikibuga kinini ngira ngo cy'i Kigali mu basirikare Akenshi na kenshi. ba Kongo bafungiye mu kigo cya MONUSCO ntabwo yaburi byo kujya cyangwa bari mu kigo cya MONUSCO iminsi yashize ntabwo byari bimeze neza harimo abari barwaye indwara zishingiye ku mwanda bafatwa nubwo ni hasi hejuru kubera ko MONUSCO ntabwo yabafashe ngo ibareke bajye mu matente baryame nk'abandi isa nkaho yabubakiye akantu ibafungiramo yabubakiyemo agapangu mu gipangu cyayo akoze ntabwo bafite amakuru bafite na WhatsApp bagiye muri Muventuro bakajya gukaraba basohotse muri MONUSCO ubwo urumva MONUSCO bafite impuhwe kurusha bene babo baye Muventuro k'abantu nabo ntazi ukuntu batekereza koko urumva yene njike nabwo abo turi kumwe muze tugendesha uzi ikintu kiba kirimo njike kayigo uzi ikintu kiba kirimo bano basirikare ba leta bagumye muri MONUSCO ntabwo barimo kuko bafite ubwoba ahubwo ubifitemo inyungu aguma bigisha impamvu yo kuhaguma kuko abasirikare bato bose basohotse hagasigaramo bari abajenerali bagira ikibazo ariko ciko yabagoreho ciko nababamo koko none se niba atabamo abaye kuva iyi ntambara ubwo rero yarapfuye abikisha so yana oya gupfa byo ntabwo yapfuye byamenyekana kurenza ko yaba atagaragara gutya abikisha siyashizwe kuyobora ari igoma yewe uyu nguyu ciko kitamwe ari igoma akora ikize yaje gukora iki mu isambu yanuze y'amasunzu rigabo abantu bari mu bihe byari bidasanzwe abayobozi batandukanye bazaga igoma aza ku munsi mubi none se ciko ari ariko nayo umukomando ubuse yabura inzira anyuramo yari hatayibura yari bwoga ikiva kagica ahamagaye nzenze se sirabonye baganira ubundi barabiberanye baraziranye nyine ariko ashobora kumubwira ati ibyo ukora ntabwo bizaguhira sohoka tubyimvungure twese wayo nta mvungure amugabane yarimye ngo bihira bake mwana wa mama ubwo rero niyo ubwo uko biri kose wenda Muventuro ushobora kuza gutangaza icyo yaganiriye n'uyu uhagarariye Loni ariko n'umuyobozi wungirije ubwo yungirije wa mudamu wa mudamu ngira ngo ntiyaza guhura na Muventuro arazanga oya yaza guhura n'abantu barahura ariko barasereye ariko iki mwibukaho nta kidashoboka ni nkaho ikintu mwibukaho yego harya yitwa Bintu Keita umunsi wa mbere Muventuro igaragara igoma bakata muri za nzu yabakubise amaso video arayizana ngo ajye gutanga statement muri Loni ari live atabo basirikare ubitegereje muri bibiri ahantu umuntu yabonye abandi akabamenya wambwire atubarebye n'abanyamwuga baragaragara nk'abanyamwuga ku buryo baruta ibisirikare byinshi byo muri Afurika oya baruta ibisirikare byinshi by'ibihugu yego ibisirikare byinshi by'ibihugu byo muri ntabwo yavuze Afurika yavuze by'ibihugu ubwo rero ndavuga ni ntaho bitaba ndetse ubwo urumva yavuze ati babagabo twagiye gutata ni barebare ibyo bihugu yavugiraga kandi bafite n'imbaraga ni Kongo n'u Burundi na Afurika y'Epfo n'Amarawi kuko ari cyanesheje yego ku Afurika y'Epfo perezida ariko wamwumvise wamwumvise se ubundi namwumvise rwose hehe se waba wamwumvise ukavuga utyo biriya yavugaga se biriya yavugaga namushakiye n'igisubizo wowe nta perezida ujya wibeshye ntabwo navuze ko yibeshye ariko igisubizo cye nagitegura bya biri ntashobora kumara inyeshyamba iminsi ibiri baba bazirimbuye bazimaze ni ukugira ngo abafunga bose amapingu nkavuga numva perezida wanyu numvise arimo yihenura yishongora kugeza kuri iyi saha muzongera kumujya munywa amazi rimwe mu kabe kabiri mu cyumweru mubahe telefone mujye muhamagara kuko urumva Afurika y'Epfo izi neza yuko SADC yashyize umukono yahagaritse buriya butumwa bwa Sami DRC SADC yose byumvikanyeho ariko imvugo ya perezida wabo Cyril Ramaphosa ivuga isa nkaho bakiri mu butumwa kandi bukomeje ndetse kugeza ubwo avuga ngo bazavayo pole bazavayo iki gahunda iki ibintu nk'ibyo abantu basoza ubutumwa ko yavuze ko atazi igihe bazavayo oya n'ubundi kuvayo bazavayo buhoro buhoro ni nayo mpamvu burandi mu ngabo zatsinzwe kuri aka kazi gufotora MONUSCO itaha byo byararangiye baradukaniye MONUSCO cyangwa SADC nako SADC MONUSCO yo mwayifotora rwose MONUSCO nayo ukuntu itaha haza aba 10 20 nayo ntitaha baca Uganda bakajya Beni ni Beni niho basigaye niho barimo kujya ariko ikintu gihari ntabwo harasohoka intwaro
nabirukana bariyagiye ubusagira ngo nazo muzazifotora oya intwaro zo bazijyana nijoro ntihazabura n'umunyerondo ambwira ati ziragiye mu bwe ntifata uko ubibonye ariko jye nakubwiye ko abasadeke nabirukana nkabwira yuko amazi yabaye make muri Goma kandi hagomba guharirwa imfizi ayabona ahari inyeshyamba zawe uzi ko zitamara n'icyumweru ariko si kumara icyumweru na diplomasi agressive nayo ibaho ntabwo iteka ugomba kugenda gutyo ariko abantu bazongera kwanduranya nibyo byatuma ntabwo ari ukwanduranya abanduranya n'abavuga yuko bazatahira igihe bashakiye kandi ubutumwa bwabo bwararangiye barakora iki hariya ntabwo bavuga ko bataha igihe bazashakira ariko bavuze ko bazataha mu byiciro ibyo byiciro ni iby'iki se haragenda 40 hagende 200 hagende none se 100 nuko nta bushobozi bari bwo kugenda icyarimwe baje mu byiciro bingahe se kuko hagamijwe amahoro nibagende batyo ariko ubundi kita rusange ariko ibyo uvuze nibyo nyamara nababwira igihe mu butumwa bw'amahoro n'abantu bagenda nababwira igihe ntarengwa nkabwira ko uburinzi bwirirwa buzengurutse inkambi ya Mubambiro bwagombye kujya kurinda abaturage ahandi bukakora akazi ko abasirikare barimo gupfa ubusa babarinze bakubwira bati nta kibazo tureke n'ubundi turi nyanga abasirikare inyangamugayo mwarasanaga Angola nayo imaze gutangaza impamvu imishyikirano itabaye yagombaga kuba uyu munsi tabaye dusomere ibyo no kwitanga mu mashyi no mu si bagabo suzi iki kizungu noneho kiyasa cyo gitwaye ariko hari amakuru ngiye kuzana umutwe w'amagambo uravuga ngo musigare musomeye inkuru nzi umutwe w'amagambo uvuga ngo peace in DRC yego peace in DRC not of direct transaction but the Ministry of Foreign Relations calls to the notice of national and international public opinion yisome cyose yisome yose cyo wihuta oya birahari due to the reason and circumstances of greater forces it was not possible to realize this Tuesday, March 18 in Rwanda, the meeting scheduled between the government of the Democratic Republic of Congo and the March Movement 23 M23. The government of Republic of Angola in the capacity of mediator continue to make all effort to make the meeting happen at timely time, reaffirming that the dialogue is the only lasting solution for peace in Eastern Democratic Republic of Congo. icyo nkuye muri kimwe nuko umuhuza afite aho leta ihagaze ariko ntafite aho M23 ihagaze ndetse M23 amuga kitakitwe M23 yabatijwe Alliance Fleuve Congo kuko iyo usoma urwandiko nkuru ukava kuri red yebeye abanditse batangira tujye ku cyo yaragamije yandika hano rero umuhuza arasa nkuvuga igihagararo naho leta ya Congo ihagaze kuko niyo yavuze mu izina aravuga ngo guverinoma ya Congo guverinoma ya Angola urumva nyine isa ni ifite icyizere urumva ibyahariye nyine byo muri Congo n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo ariko iyo yise M23 kuriya ikamusubiza twe Alliance Fleuve Congo ntabwo mbona ko nawe yari yanyurwa n'urwandiko nyine M23 amwandikiye ivuga ko itakiri uko yitwa kuko yakomeje kuyita uko yayise kandi ikabinenga urumva ikabikoresha nenga so genda bona ngora ahubwo ni nko kwikura mu isoni iyi foto se niyo urumva simbizi riba riyo ni nko kwikura mu isoni yangora byayicanze yiheze kandi hari ifoto mbonye buja kera kize ku rukuta rwe rwa Twitter mbere yuko tuvuga kuri iyi foto uvuye kuzana amakuru reka tuvuge kuri iki kiri hano icya mbere ni uko ngora isa nkaho yatengushye ibihugu gute cyangwa byayitenguye oya yatengushye ibihugu iki kiganiro yateguye cyangwa guhuza Kongo na 23 ndetse na FC yego uko abakuru b'ibihugu b'impande zose iyi miryango yombi bari babyumvikanye bagashyiraho n'abahuza bakanavuga bati utwo tuganiro tundi abandi icyo muri bukore mwese ni ugushyiramo imbaraga ziri butume uyu muntu aba bantu bashaka kumvikana twese imbaraga dufite buri mu bushuti ufitanye na Kisekedi mugira inama ajye mu biganiro bihuriweho ubushuti ufitanye na M23 bagira inama bajye mu biganiro bahuriweho ibiganiro by'ibicece nubwo kugeza ubu ntazi basobanuye icyatumye ngira ngo itangazo muri somye nsohotse ariko ikintu cyabaye nuko uyu mugabo yatengushye abandi nyuma umwibuka ko hari n'umuntu wavuze ngo hari umuntu washatse kuba umusitari imbere yo kwakemura ikibazo nicyo yavuze ko icyamubujije guhuza icyabuje abantu niki ararega nde Katari yemeje ko abagabo bahuye ariko nawe wakaniye
uzi ko udahari zana rero hano intuza zana katari kivuze ritanze ku mugaragaro bose babireba ukarabye se ukarabye ikibazo ufite ni iki ko ufite ubwoba byagarutse katari itangazo ko naryo naritanze by the way ritukura rwose riri mu ibara ritukura ni kuri abari bicaye se ariko ni heza ntituri mu gisiba ntabwo ari mu ijoro ariko ni heza ariko abarabu n'ubundi bagira ntuza urumva z'imyeru dore umuhuro mumbabarire wallahi wa billahi sikule mkati wa wageze neza gutegura ikiganiro cya nimugoroba ikiganiro cya nimugoroba nibwo ibintu biba ntuzanabireba ikiganiro cyacu cya mu gitondo kiba kivuga ibibazo by'abaturage batuye mu Rwanda yego naho se icya mu kiba ari gitondo mpuzamakungu yewe data we ubu noneho uzi icyabaye mbaza uti Kagame na Kisekedi bahuye nkusubiza hariya no mu ijoro bahuriye oya mbaza wumve oya mbaza icyo kibazo mbaza mbere oya wambwiraga ngo ndahakana mbaza ubu noneho hamushuwa ko abantu bahuye kuko twabonye ugira ute ubivuga gusa credit ya ntoze ya Steve Wembi turayimuhaye kudosha oya ariko ubundi uriya mugabo aduha amakuru Wembi oya amakuru ye nubwo ntayafata ngo nyagire inkuru nzajya mvuga ngo ni impamo ariko mu mwuga wacu icyo abantu bita igihuha ni impamvu yo gushaka amakuru kuko iyo utabona Steven ntabwo ni Steve ntabwo uba wagiye gushaka icyo Katari ivuga rero Steven ni ikiraro cyiza kitugejeje i Katari bienvenue a Katari kamite mba following ahubwo ntazongera kubura hano bibero ubu ni mu kidoka ngaho to assalamu alaikum walaikum salam wa musava walaikum salam amahoro y'Imana bane nawe yego na sava ni amahoro n'imigisha aha imikora iriho yagarutse no tubwizana ibarwa dusomye ibarwa yaje ngiri regaragara ibara bashaka waravuze joint inyuma yanjye kugira ngo bashakure gende gahoro but joint statement between the state of Qatar, the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda byemejwe na leta eshatu uzavuze cyajya muri ya ntuzo ya mbere ubundi cyo nicyo bituma but Doha ikinyamakuru rwose cyatumusonereye itazi rwose cyaba cyakomeye March 18 Doha ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025 but as a part of effort to ease the situation in the eastern DRC, the state of Qatar hosted a trilateral meeting in Doha on Tuesday. ati mu rwego rwo koroshya kutwigura ko koroshya ibintu bimeze mu burasirazuba bwa Kongo leta ya Katari yakiriye inama ya batatu nyine iyo bita trilateral kuri uyu wa kangahe kuri wa 18 wa 18 itariki 18 This meeting attended by His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, inama ikaba yari yitabiriwe Emir of the state of Qatar, yitabiriwe n'ubuvuzi haruguru His Excellency President Paul Kagame, the President of Republic of Rwanda, nyakubahwa Perezida Kagame Perezida wa Repubulika y'u Rwanda President Felix Tshisekedi Tshilombo, President of the DRC. komeza The head of state welcomed the progress made in the Rwanda and Nairobi process, as well as the joint EAC and SADC summit held in Dar es Salaam, Tanzania, on February 8th, 2025. nyine ngo abakuru b'ibihugu bose bashimiye ibyagezweho muri gahunda ya Rwanda na Nairobi kandi unongeyeho ibyagezweho mu nama nyine yahuje SADC na EAC inama yabereye Dar es Salaam mu kwezi kwa kabiri ku itariki 8 n'umwaka wa 2025. The head of state reaffirmed the commitment of all parties to an immediate and unconditional ceasefire as agreed at the said summit. ngo nyine abakuru b'ibihugu bongeye kwiyemeza kwabo kw'impande zose ku bijyanye no guhagarika imirwano nta kindi kisabwe urumva kuko byemejwe mu nama yavuzwe haruguru. The head of states then agreed on the need to continue the discussion initiated in Doha in order to establish solid foundation for lasting peace as
envisionné nayo mbisomye mu gifaransa envisionné in the Rwanda the Nairobi process now merged and all aligned. nyine rero ngo abakuru b'ibihugu bakaba bemeranyije ko bikenewe cyane gukomeza ibiganiro nk'uko byatangijwe i Doha mu rwego rwo guha imbaraga ishingiro ry'amahoro arambye urumva nk'uko Rwanda na Nairobi process bishyize imbere kandi byahawe umurongo muri ubwo buryo. His Excellency President Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, and His Excellency President Felix Tshisekedi Chilombo, President of the DRC, thank the State of Qatar and His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar, for the hospitality and for organizing this fruitful meeting, which helped build confidence in a shared commitment to a secure and stable future for the DRC and the region. nyine bashoje bashimira uriya miri wabakiriye no kuba nyine bubatse icyizere no kwizerana hagati yabo ndetse no kwiyemeza kugira ngo nyine Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere bigire amahoro arambye. noneho u Rwanda kuko ari red paper ushaka mwaravuze ngo yellow paper u Rwanda rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar. So urumva rero dufite amakuru ahangaha ahamye ese nkuru ko zimisi zindi ntabwo zimizi zindi iminota ikabishize nta kibazo tugiye gutangira ahubwo twanakwiyongeza ibiri rego uvuye hari inyuma z'ikintu waruvuye kuza wagira ngo bagiye kwandika nawe cyangwa kugira sinsanze ariko mubonye barwose yego niwe se niwe wabuzaga network mwoherereje ibaro umuntu arambwira ati sohoka nguha amakuru njya kuyafata igihe nkigera nusanga nawe kugeze ibaruwa iraje ngayo ngoko muri umuntu yakwandikiye ati mfite amakuru utavuze hari amakuru aba ameze nk'aba bavandimwe bacu iyo bavuye mu mubiri hari muri tarara yego ariko arajya kuranduranya niko kuri nta kuraza umuntu ntabwo ngo ajya arara iyo birangiye izuba ritarareba abegeze kurara ngo ategereje bene wabo ariko byaravuzwe ubwo nyine urumva na Katauti yitabye Imana umugore we yasanze baramushyinguye ariko Tamimu yari afite akazi nyakubahwa Tamimu ariko no ko Tamimu yaseka nase yabigenza gute ni umujene wabigenza gute Qatar ni igihugu gikomeye cyane mu bijyanye n'ubuza n'ubundi cyane abantu rero ikintu cya mbere ibintu bimaze gufata irangi cyangwa se igihugu umuntu yavugaga ntabwo ari kiriya cyo hepfo cyari oya igihugu cy'isezerano kiriya cyo byari ibihugu bibiri biri mu ikimbirane yego kimwe nyamara oya ntabwo ari iki igihugu cyari gihari cyabyemeranyije nyamara uravuga perezida wa repubulika reka mbabwire reka mbarobanure nkurikije amagambo reka mbarobanure ahubwo umugabo i Rwanda naho byanze sibyo aravuga ati noneho ejo yarebye ukuntu abakuru b'ibihugu nako abaminisitiri b'ingabo n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bose barimo guhuriza ku kintu atigeze atekereza asanga rero kugira ngo Kayikwamba ajye hariya wenyine haza kubamo kugaragurika baravuga bati rero reka tujye ku mukire muri iyi zone arabahamagara ati niba mubyemera muzi ariko ikintu kirimo hano ni iki gikomeye nuko uwo bavugaga ubundi yari uw'u Burundi kugira ngo umenye ko ibintu birimo kugenda bifata ishusho icya mbere iki kiganiro Kagame kuba yicaranye niba iyi foto ariyo y'uyu munsi naguze twavuye kuri guhakana ibintu ngewe ndidoha oya banza wumve icyo ngewe ndidoha yego ifoto idoha nibo bayishyizeho nyine hashize iminota 20 yego nicyo ndimo nshaka kuvuga iyi foto y'aba bantu uburyo bicaranye barebana n'umuntu uri hariya nubwo nzi ko hirya hicaye abandi bantu cyangwa umuntu uri mu gisibo ntabeshya bashobora kwiga uburyo banabwira abandi bati musohoke tuganire abantu b'abagabo n'abandi bakozi bakabasohoka n'abaherekeje delegasiyo bakavuga ati musohoka hari ibintu ushaka kuvuga mu buryo bweruye hano umuntu akabwiza undi ukuri ku buryo umukozi atazagenda aganira tuzi icyabaye kuri perezida wanjye wabonye ko hose hari udukaramu kuri buri ntuze n'agapapuro baba bateguriye kugira ngo nagira icyo akenera kwandika abikora ibyo byo ni ibisirimu n'ibisanzwe barategura kugira ngo nka za nkota zawe oya noneho icyo ni kimwe umuntu perezida Kagame yavugaga ejo bundi atundi we turabona biri no mu buryo yari perezida w'u Burundi ibyo nta kibazo njye mfite gihamya cy'uko ari we nduhungire yanshubije icyo kibazo
kuko nabaje nti atahubwo twatunguwe n'ibyo yongeye kuvuga kandi twari ejo bundi duhura nawe twari twihanije k'amagambo agabanuka amagambo yo kwataka imvugo z'urwango undi n'undi ariko iryo jambo rimuze kurishyiraho imaze ducika turarishyiraho dore nguyu oya ndavuga rya yuhu oya noneho kugira ngo dusubize iri mubanze muzane perezida w'uburundi tukizeho duhungire ariko ikintu gihari impamvu uvuga ngo ibintu birimo birafata irangi mu by'ukuri diporomasi hano iri mu kazi umva oni yagiye muri M23 perezida Kagame na Tshisekedi bahurira idoha inama i Rwanda ishwi inama yagomba kuba i Rwanda irahagarara ibihano mu Burayi barafatira igihugu zana dutangire bongere volume rero cyagiye kuza 96 ngiye kuraba ha Gikongo nsanga imbere ya 96 nta kibazo cy'abahutu n'abatutsi cyarike umve mbega mvuga abahutu bavuga abatutsi nta kibazo cyari kihari abakongomani ivyo by'abatutsi bavyumviyo kivuye he murumva mu Burundi twakwegewe mu 59 bivuye ku vyabaye mu Rwanda abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 96 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda jewe ndafata indege ndagenda Kinshasa kubwira abakongomani yuko abanyamurenge atari abatutsi n'abakongomani bafise ubwoko bwabo bavuga ururimi rwabo reka kubesha mubabeshera barabaye politize bagiye kubishiramwo politike abanyamurenge baramye ari abakongomani nta kibazo cari kihari imbere ya 96 narumvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye niyo mamutsi nanje ngabo mfise basha sha iyo abari batsinga mufise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke Uburundi burarinzwe genda kubwira isi yakanuye ubu ntikigira ku mabwire ubu isi nayo isigaje kwirabira ukuri kurateba mugago gateba kugatsi biraronka mabi kayihuse niko bashaka noneho abantu batangiye kuririmba bati kasongoye noneho amaze kuvuga ibi nawe mutaka ikintu cya mbere ari amakuru buriya amaze kuvuga ibi nashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'u Rwanda ruvuga kubera ko nari namaze kumenya ko hari ibiganiro biri hagati y'ibihugu byombi mu kiganiro nagiranye na ambassador Nduhungire ndarikira abantu ko nyuma y'ikiganiro baza kugikurikira turakibasigiraho haba kuri televiziyo ndetse n'abari online namubajije mu bibazo byinshi ariko hano twari tubazaniye iki ngiki reka nawe tumwumve niba kuhanga bw'ibyuma byakunze muri kimwe mu byo twumvikanye inzego zacu inzego z'u Rwanda n'u Burundi twumvikanye ni ukugabanya imvugo muri kimwe mu byo twumvikanye inzego zacu inzego z'u Rwanda n'u Burundi twumvikanye ni ukugabanya imvugo zibasira ikindi gihugu ibyo bisa nk'ibyumvikanweho niba dushaka kugarura umwuka mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi tugomba kugabanya izo mvugo zibasira ikindi gihugu rero ejo bundi harare muri Zimbabwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi yari ahari twaravuganye tuvugana nyine yuko nyine tugomba kugabanya amagambo nk'ayo nkaba rero mbona yuko amagambo yavuzwe na perezida w'u Burundi atari muri uwo murongo mwayakurikiye kuri mwebwe murafata nkaho yarenze ku murongo mwari mumaze kumvikanaho nayakurikiye yarenze ku murongo kuko yibasira u Rwanda ku mugaragaro ubwo se ntibigiye kamvuga ngo kuzambya mu kinyarwanda cyangwa kwangiza inzira mwasaga nkaho intambwe muteye nanone yo kongera kugira ibyo muganira dufite uburyo tuzareba uko tubiganiraho tukabigarura mu nzira nziza hari icyavugwaga kijyanye no gufungura imipaka ku ruhande rw'u Rwanda n'u Burundi abaturage bose navuga ngo muri iki kiganiro aricyo kintu cy'ingenzi bari bwumve haba uruhande rw'u Burundi n'u Rwanda cyo hari icyo murimo kukiganiraho kuko nicyo cyugarije abaturage navuga ngo imbona nkubone kibageraho vuba ugereranyije n'ibindi bibazo kugeza ubu ntabwo turabiganiraho ibyo gufungura umupaka kuko ndabyibutsa ko umupaka atari n'u Rwanda twawufunze n'u Burundi bwawufunze ko byagenda kose n'u Burundi bushobora gufata icyemezo ejo mitondo byo gufungura umupaka kuko ntabwo ari twebwe twawufunze n'igihugu kimwe cyawufunze
ariko ntabwo twigeze tujya mu biganiro ibyo ari byo byose byo gufungura uwo mupaka. ubwo bagiye ku byo kutarwana. ubwo rero mu gihe cyose cyose ngo urumva ko bumvikanye n'ejo Zimbabwe bari bavuganye aramubwira ati amagambo y'iwanyu ajye kuri volume nkeya, ubwo natwe turayashyira ku yindi volume nkeya kugira ngo ibintu bibe amahoro. Ariko perezida rega ari ukuntu umwuka mweranda, ariko yari mu rusengero harimo n'umwuka mweranda. harya no kumwe umuntu uza muri politike imvugo bakoresha zitandukanye n'iz'abandi bakoresha, ariko urakuvuga ngo bagabanye amagambo n'uvuga ati mugabanye ivuzi kuko aravuga uriya mugabo akavuga yatura mugani w'abarokore yifashishije Bibiliya, urumva agatera n'akaruru ke akumva nyine ari mukuri. ariko hari ikintu yavuze nyine ko Burundi ngo budashingiye kuri politiki y'amoko. ari yavugishije ukuri. ariko abanyamurenge nabo bavuze bati biriya bintu uriya mugabo yavuze, ubu ndimo ndakira message bati duha umwanya tumubwire bamubwire uko bimeze. Abanyamurenge twagize ibibazo mu myaka yatambutse kurenza 40, nibyo nakubwira mbere yuko 96 avuga no kugeza ubwo niyo 96 tunamubwire n'abaguye mu marembo ye aturebesha amaso turimo twicwa. baha umwanya ndabubaha abafite umwanya wo kugira icyo bambwira ko mirongo irafunguye yewe rubanda. none se iby'amoko ashinja u Rwanda ngo byavuye mu Rwanda nibyo byatumye bajya rusha bakumvikana no kubazajya bagabana ubutegetsi. nicyo nashatse kuvuga mu gitondo nyine nkakibagirwa amasaha kancika, ariko nari ndashaka kukivuga nyine amasaha kancika. Nige tuteze kubivuga hano ndibuka mu kiganiro tuvuga ati buriya ntuza yabo ko yubakitse n'itegeko ryabo ibyo bagiye gutanga imyanya ubona shingiye ku nyine ni 60 niko bigenda iyo bazamuye ngabo mu maranka. Bavuga ko nyuma ya crisis yo muri 2015 sende we ntabwo byavubivaho sende DFDD isa nkaho nyine iyo 40 yayijyanye nyuma nyine ikajya igenda izamuka ikabageza nko muri 80 simbizi iravuga uti shati mwebwe shande babwisha hano rero ngira ngo ababirigi mu isura nshya. Reka turagasorezaho kuko basabye Kongo noneho kwitandukanya gukorana na FDLR nyuma yuko bavugaga ibintu byose icyo bakakirenga. ngaho se bafatira ibihano nyine bakorana na FDLR nibahane kuko bakorana na FDLR gukorana ibyo gusaba se no katuvuga ko gukorana kugira ngo umenye ko babirije ari urwandiko nk'urwatumye muzajya kuburana ubwigenge akaza atari bubuzanye. Ni gute umbwira ngo wafashe ibihano by'umuntu urimo kuburana ko bamwica, wafashe ibihano by'umuntu urimo kurwana no kubaho arwanira iwabo, noneho uyu muntu ariwe FDLR umwicanyi isi yose zidashidikanyaho gukora jenoside yakorewe abatutsi, gufata iyo ideology akayigisha abandi baturage b'ikindi gihugu nabo bagatangira kwica abandi baziranenge bari aho batengana badafite icyo bazi, ukica abo wasanze ngo barasa nabo n'abagutsinze inyuma yawe akavuga ati aba ni abatutsi barasa nabo dusize nabo barasanzwe bafite ibibazo reka tubyongere, warangiza ukicara ukajya gufata ibihano. Niyo mpamvu nababwiye ngo isi ntigira ubutabera, mfite ingero ebyiri ngira ngo icyo kintu maze imyaka myinshi nyivuga. Niyo mpamvu Ntaganda arirahe Bemba akaba ari minisitiri, niyo mpamvu padiri Inyarugenge Sainte Famille yahagaze kuri ritari yambaye masotera ku itako, inzirakarengane z'abatutsi zuzuye muri kiliziya barazica barazirimbura. Kiliziya ntiyamuhana niyo icyaha cyaba kitamuhama cy'urukiko, ariko ntiyamufata nk'umuntu wakoze ibidakorwa ngo imuhane mu buryo bwa discipline. Uyu mugabo wahagaze mu maso abantu bagapfa cyangwa nawe akica, umunsi atera inda umugore kiliziya yaramwirukanye. Kuvuga ngo kwica abantu ntabwo ari icyaha byongeyeho abatutsi, ariko gutera inda ukabyara ni icyaha muri kiliziya. Abanyagatolika mugira igisibo cyiza. Zana indi nkuru. Kabila Joseph Kabila ntaye kuko urumva hari ukuntu mba ndakayemo nkongeje 5 kugira ngo umujinya ukomeze wiyongere n'ubundi ntihahandi kubera ko akuze umuntu gufata imbunda akica abaturage ntimumuhane. Nubwo wenda bavuga ngo amategeko bashatse icyaha basanga kituzuye, ariko mu myitwarire ntimubone ko yakoze icyaha ngo mumuhane. Mwarangiza mukazamuhanira gute? Kurema umuntu akaza ku isi ashobora no kuzaba intwari y'isi akaducungura, mukabyirukanira umuntu kwica abaziranenge ntimubibone nk'icyaha.
hari umusaza wacu yajyaga gutuka ngo urakicwa n'umubirigi dore ni uzabaza amateka yo ku mugonero pasiteri mu itorero ry'abadivantisite witwaga elizafani yari agiye ari ku isabato aragenda amasaha matanu ubundi abadivantisite bagira ukuntu yabo iminuza yubakitse hari amasaha agera y'ikibwiriza urumva bita isaha ya saa 5 bigeze elizafani araza no ku ruhimbi aranje afata bibiliya byanditswe byera ati ishyanga rizatera ishyanga ubwoko butera ubundi bwoko abasomera icyo cyanditswe abarasohotse n'inama ziteramo grenade abantu barashira hangize ukambwira ngo iki ubwo rero iyo nkuru mwirakara inkuru z'igikoni Joseph Kabila aherutse Kampala ariko uyu munsi nabwo yabonanye na Tabombeki Kabila na uyu munsi inkuru yazizanye pe Tabombeki kandi n'umwe mu bahuza ntago yemejwe we ntago yaje atekerezwa hari ahantu rero Kabila ntago yaje hari ahantu rero Kabila bamubajije bati se ko warashyigiye Kisekedi urabyicuza gusigira Kisekedi ubutegetsi ariko bamwita Grandma Paul yari yaravuze ko azabusubirana ariko yabibwiye abantu bo muri Sadek negati zagaruka mu atenye zagaruka rwose ntabwo ngiye kinini yasetse ikisi yabasubije iki ya reka wumve icyo yabasekeje nzanye aka video ka mbere gato y'akamasegonda nkangahe anze nkamuhe wenda niba atagafite none aha ni ntago ariko ashobora kuba agira inkuru reba ukuntu hano abantu bari batembagaye muri ni Grandma Paul reba ukuntu abantu baba basetse batemba afite inkuru kandi urabona ko ari urimo kuzitera zahindutse nk'urwenya muzeyi yatembagaye rwose barimo bamwakira hariya umuntu wo muri protocole yarimo amubwira atase ubundi ko niza aha ngaha ntiyumva nk'umunyafurika y'epfo ati mbaye umunyafurika y'epfo ubwo mbona uruhushya rwo kujya iwacu binyoroheye neza ubwo rumva bidasekeje urumva se bidasekeje ukuntu aba yanuye umuntu mu masegonda nk'abiri tubona n'umaguke njye kongo kumba umunyafurika y'epfo binyoroheye bivuga ko muri Kongo ntacyo bazantwara rega nawe yarahunze nuko abantu batabyerura ubwo rero ngo ajya mu gihe nkishaka ku kantu ajya muri Uganda yagiyeyo mu gihe yavuye ku itariki 14 niko bivugwa amaze kuhava ku itariki 14 ngahita yerekeza i Nairobi je pense karaka katu nageza karaka reka twumve neza ni iyihe televiziyo mwakakuyeho SABC okay muri Afrika y'Epfo zana twumve nkuzamura gatoya ijwi twumve I'll sum up by saying this. I believe the problem in the Congo, you rightly said so, the problem is President Felix. The solution is President Felix. Now, how do you understand that? How do you turn that left and right? Up to you. But critical decisions have to be made. And in critical times, you have to make critical decisions. And these are critical times for the Congo. But in as far as we are concerned, well, like I said, we intend to be very much involved in everything that's happening, especially in as far as peace is concerned, and to move around instead of it just being a SADC thing or East African, for it to be our own initiatives, and go each and everywhere where we believe that we can bring about positive change, positive news, be it in the East, which we are preparing to do. Yeah. Uyu ni Joseph Kabila Joseph Kabila senateri avi perezida w'icyubahiro wa Kongo etc. burundu ntibihinduka abasenateri baramuhemba buriya ibyo amategeko amugenera biramugeraho muri Kongo se ntibadahemba umudamu we yavuze ko bitamugeraho neza yabinenze avuga ko ibyo atabona ntabwo bimugeraho neza ikindi hano niho yavugaga rero ati bamubajije batese uricuza kuba warafashije perezida Kisekedi twumva ko yasubije If you're with, I don't live with regrets. No. You make mistakes in life. They make you stronger. And if you're weak, they make you weaker. I believe I'm stronger now because of the mistakes that we made. Up to us to correct those mistakes. banza ndimi z'ikizungu ntazumva cyangwa akaba yakivugaga mu kinyangire ariko nyine ndaza gutega nuko mu buzima reka habamo mistake mu buzima mistake bamo sa makosa abaho nyine asanye n'ushina Tshisekedi ko ashatse kumugira umuntu kugenda amuca amazi atari ko kandi uko yagiye bikora
ariko nagiye nkomera niko nagiye ngwiza imbaraga mu bindi bya mbere yavuze ko ibihe byose bikomeye bikenera ibisubizo nabyo bikomeye biri critique kandi avuga ko iki gihe cyo gihe Kongo mu bihe bikomeye cyakenewe gufatwa ibyemezo bikomeye mu bihe bikomeye kandi nyine mu byemezo ku bibazo byiga bivuye mu bibazo bikomeye we asa nk'uwizera yuko uko igihugu kigenda kirushaho kujya mu bihe bigoye haramutse habonetse amahirwe yo gufata ibyemezo nanone biremereye nk'ibyo mu buryo buri proportionnel n'ibyo bibazo kari amahirwe igihugu kiba gifite ariko mu gihe cyatakaza ko nanone kaba ari akaga gashobora kugwira igihugu avuga ko rero ku butegetsi bwarushijeho kugira kumushaka kumugira umuntu kame nkabyinane kare ko yarushijeho gukomera kandi ko n'ubu ngubu rwose yiyumva nk'umuntu ukomeye kandi arakomeye gukomera kwese nuko baravuga ko igihe yari hano yagiye i Bugande ngo yashobora kuba yarahuye n'abantu babiri wa mugabo yitwa Rubanga Thomas Rubanga na Corneille Nanga nabyo byavuzwe bivugwamo icyakinyamakuru nabonye kivuga ko bagiye guhurirayo nawe kandi nka perezida nk'umuntu uhoze ari perezida tufata urugero niba East African Community na SADC byaricaye Dar es Salaam bikavuga biti mu ntumwa ziza mu bantu bazahuza hazajya bahuza ari perezida none se kuki wahoze ari perezida wa Kongo nubwo utamumentioning atakwiyumva muri abo ngabo ubwo utabombeki ubwo Sanjo ubwo Desarene wahoze ari ministre wa Ethiopia yiyumvemo ikaze mu bibazo bya Kongo uwa Kongo wahoze ari perezida abyiburemo mutanamushyizemo yabijyama akavuga ati abasenyeri bagiye kureba Corneille Nanga n'abandi as a former president nanjye ngiye kureba Nanga ndebe Thomas Rubanga ariko nyine mu kubareba none ntako byoroshye barimo barabareba kuko uyu mugabo byanga bikundanya ngo n'impamvu zikomeye za Kisekedi inzira za politiki zo kuvuga ngo abanyaburayi bakemura iki kibazo birasa nkaho byamaze kurenga igisobanuro cy'ibyo bari gukora ni nabyo alede rya rindi ndaryibagiwe kuko rirakomeye yavuze atari ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi ntabwo mushobora kurekana initiative yitangijwe n'abanyafurika ngo ikorere irangire ni ukuvuga ngo ni nacyo kibazo gihari Kisekedi kugeza ubu kwemera kujya guhura na Perezida Kagame i Doha kuba Bujumbura nayo yasaga nk'aho ifite ibyo ivuga nubwo kuvuga amagambo asesereza abandi byabananiye kwihangana n'ibindi ariko mu by'ukuri inzira za politiki zishingiye ku kibazo kizakemurwa n'abanyaburayi birasa nk'aho byanze na Emile wa Qatar nicyo yitondeye kuko mu itangazo rya Qatar rirakomeza guca akarongo kuri Rwanda Nairobi process affaires z'abanyafurika kuko mu kiganiro nagiranye na Nduhungire ejo abantu bazacyumve nabaje niko muri mu biganiro abanyaburayi bafata ibihano n'iki ati abanyaburayi n'ubu turacyababaza ngo niki mushaka kuko muravuga ngo habe ibiganiro ariko mugakora ibikorwa bibuza ibiganiro murashaka iki ngira ngo nibyo abantu bazumva ikiganiro barumva ikiganiro cye mu kanya ariko nk'uko waduhaye iminota 5 nkeneye kumva generali Rwivanga reka tumwumve dutahe niwe tuzanire generali ariko n'abamarshal reka turi muri zone y'intambara ntabwo ndi muri zone y'intambara ndi muri zone ya diplomasi uyu zone diplomasi diplomasi ze gusakara ariko intambara yari yakututse reka twumve twumve afande atikisi ibisasu biraswa kuva muri Kongo bikica abaturage 16 n'abandi 100 barenga barakomereka amambere igihe hari Chogam hari abaturage nanone barashwe Kinigi ahantu 4-5 n'amabombe iyo tuvuze defensive measures tuvuga uburyo bwo kwirinda rero sindi bukugira muri detail ariko nawe bitekerezeho ndabitekereza nti umusivili koko fandi gerageza ubitekereze ahubwo duhe nk'ibintu bitoya abasivili twatekerezaho for instance ejo bundi habarasa ibisasu niba mwararebye neza ibyo bisasu cyangwa izo mbunda nta nimwe yongeye kurasa ubwo rero iyo ni defensive measure ya mbere niba twararashe ibisasu muravuga ngo twaramize harya nyine twagerageje kubishyira mu kinyarwanda ko ntabwo tuzi uko abasirikare mu byita abasirikare mu byita mu bihagaritse ari ukumira kiretse niba mushaka ko tujya muri detail zo tactique zo kubihagarika so tactique ntabwo ari ngombwa ko nzikugiramo ntabwo ari ngombwa rwose ariko zarahagaritswe ntabwo zongeye kurasa
si yo si defense ubwo si uburyo bwo kwirinda. Ibindi rero abantu bavuga hirya no hino M23 nivanaho ikibazo ubwo natwe tuba twirinze ibishoboye. Okay, kandi yarabikoze. Ubu ngubu nta gisasu cyongeye gukora iki kugwa mu Rwanda, umuturage ararinzwe. Izo nizo defensive measures rero tujya tuvuga. Okay, ariko se ndi bukugire muri tactique ngo nta kundi nagira neza. Ariko umugabo w'ingabo za South Africa yitabye komisiyo y'inteko yavuze ko u Rwanda rwabarashe, mwarashe muri Congo murasa SADC. Niba yaravuze, niba nibuka neza yaravuze ngo hari abarashe bari kuri airport barasa babarasira hejuru barasa mu Rwanda, siko bimeze. U Rwanda rushubije, niko yabivuze. Rushubije, iyo ni defensive measure nakubwira. Rushubije rubarasamo, niko bavuze. Siko bavuze. Ariko aho imbunda zari ziri hari aho nyine aho bari bari, siko bimeze. Bose bari ku airport, yaba South Africa iri ku airport, imbunda ziri ku airport. Ndabeshya se? So iyo rero urashe imbunda uzi iyi kamera indeba gutya inje nkayirasa nawe ugakomereka, aba hari ikibazo ko yarasagase. Turumvikana. Ibyo barabyivugiye, siko bimeze. Bivuze ko mwarasaga musubiza ubarashe cyane, ariko mutazi uwo ari we. Washaka izina rye name namba Ugine kumenya uwo warasaga cyangwa itsinda ryarasaga ko hari imirwano yarahagaritswe. Menya ko ibitero cyangwa amasasu yarahagaritswe, full stop. Okay, generali bashaka kumenya nawe navuga tubonereho n'abantu kubabwira ko tubararikira kuza gukurikirana iki kiganiro ejo cyose twagiranye na Generali Rwivanga n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda. uzabanza cyese kugira ngo nabamenye harabanze diplomasi kuko icya diplomasi kirashyushye, icya gisirikare kuko bari mu bintu byo gucecekesha kurwana kiraza nyuma. ngira ngo abantu baze kumenya ko bikurikirana cyane. Abantu uko muri bukomeze kukireba ndabashimiye rwose. Urabona ko ntako ntagize nk'ababaza nti dukozemo amakuru turashaka name namba se ari yarambwiye ngo bitekerezo muke tuzagaruka na nitege kumva ibitekerezo byawe nabikura ku muri namba se ashaka kubaza ni namba se bamuha urugero kuri kamera aho yashakaga cya kibura ajya avuga ngo gifite isahani, ko bakimubwira bamuha urugero kuri kamera. Yego badusezererega muravuga tutakiriwe. Muhima Investment Company Mike ngaha mwizingiro ry'ubukungu uti gute rero ngwino bakugurisha inyubako z'ubucuruzi ibiro na za apartment ubundi faranga ritangire kwisukiranya iwawe. Ukimara kugura inzu yawe uhita uhabwa icyangombwa cy'uwo mutungo. Kuyandi makuru mwagana sosiyete ishinzwe kugurisha Leo Limited cyangwa se mugahamagara kuri 0794 411 645 no kuri 0794 411 391. Mutware n'umutware mu binyobwa bidasembuye. Ibi bisembura akanyamuneza mu babisangiye ni inyubaka bugingo kuko ikoze mu mwimerere w'imbuto utagize ikindi uvangiye. Ngaho rero mutware ni muyiheruga ari mu birori no mu miryango. Dore icyanga cyayo gicyahe cyaka haba ku bakuru n'abatoya. Hari mutware Apple Malt yifitemo impumuro n'uburyohe bwa pome. Hakaba na mutware Pineapple inyura cyane abasanzwe bikundira umutobe w'inanasi. Hari na mutware Tangawizi yo yirukana umuze mu mubiri, ndetse na mutware Mixed Berry iyikoze mu nkeri z'ubwoko bunyuranye. Inywere mutware Energy Drink igusubizamo imbaraga n'imbaduko bityo utubura umusaruro. Ibi binyobwa byose bisangiye intungamubiri n'ubuziranenge. Mutware murayisanga i Kigali ku isoko rya Nyarugenge n'ahandi hose mu gihugu. Waba urangura cyangwa ugura kuri detaye, telefone ni 0788 50 78 70.